niba kubwira ngo uzitondere ibyo wifuza iki ngiki nicyo baba bavuga. Yumvira ukuntu uyu musore bita Bea yaje kugira icyifuzo cy'uko umukobwa yakundaga yamukunda kuruta abandi bantu ku isi, ariko icyo cyifuzo kimwe kikarangira kimuviriyemo kwangirika k'ubuzima bwe. Uyu musore witwa Bea umunsi umwe yaratashye avuye mu kazi, ageze mu rugo iwe asanga imbwa ye yapfuye. Muri ako kanya nibwo yahamagaye umukobwa yakundaga, ariko rero yabuze uko abimubwira. Uwo mukobwa yitwaga Nick, baraganira cyane. Umukobwa witwaga Nick niko kumubwira ko agiye kureka akazi kuko bakoranaga. Bea atangira kubabara. Muri ako kanya nibwo yahise yumva Nick asakuje cyane, aramubaza ati Nick ubaye? Undi aramubwira ati nta kibazo, nuko agashanete kanjye kamenetse. Muri uwo mugoroba Bea yahise ajya ku kaduka kugira ngo ajye kureba ko yamushakira kandi gashanete, mbega kugira ngo azakamutunguze nk'impano amusezera. Ariko yatangiye kureba udushanete twose twari mu iduka ntiyagira na kamwe ashima. Nibwo amaso ye yaje kugwa ku gakarito kari kanditseho ngo one wish Willow, niko guhita akagura. Ariko agiye kwishyura umugore ari mu iduka yaramubwiye ati ako kantu twaye ukitondere ubanza usoma amategeko n'amabwiriza, kuko abantu benshi bakagura bagaruka kuburana ndetse banatongana. Umuhungu niko gusubiza uwo mukobwa ari mu iduka ati se baburana kubera iki? Kubera ko se nta cyifuzo gatanga? Umukobwa aramubwira atoya ati birakora, ariko abenshi iyo bikoze bibagendekera nabi mu buzima bwabo. Umuhungu niko guseka yanga kumva, arangije arakwishyura. Umunsi ukurikiraho barahuye nk'inshuti, bari bane, abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri. Ubwo batangira gusangira, Nick, Bea na Ian n'undi mukobwa w'inshuti yabo. Barasangiye biratinda, banywa inzoga biratinda. Nibwo Nick yagiye kuri kontwari kugira ajye kubazanira izindi nzoga. Bea niko kumukurikira agira ngo amubwire ko amukunda, gusa buri uko yabigeragezaga ntihaburaga kidobya umuntu akaza akabavugisha, mbega birangira atabimubwiye. Barasohotse hanze. Rwose Nick yari umukobwa mwiza cyane. Ko yageze hanze yatangira kugenda yifashiriza abantu yabonaga bicaye hanze y'akabari, abaha amafaranga. Ubwo byanzuwe ko Bea ari we ugiye gucyura Nick. Yaramucyuye niko gutangira kugenda baganira bavuga igihe bamaranye. Muri ako kanya Bea nibwo nanone yatangiye kugerageza kuba yabwira Nick ko amukunda, amubwira ko hari ikintu ashaka kumubwira, ariko n'ubundi nk'uko byagenze kare ntabwo yaburaga ikibido. Bageze ku muryango wo kwa Nick barahagaze, nuko Nick asohoka mu modoka asezera Bea, ariko atangiye kugenda Nick niko kumubwira ngo good night free, ko yarabizi neza ko ibyo bintu Nick yabyangaga kubera ko abana bo ku ishuri kera bakiga. Nick niko guhita akataragaruka, aramubaza ati se Bea ubitewe n'iki kubizi ko bino bintu mbyanga kubera ukiri kunyita free? Undi aramubwira ngo namubabarire ntabwo yabishakaga, yarimo gukina. Nick niko kumubaza ati se Bea waba unkunda akaba aricyo kibiguteye? Hanyuma Bea ahita abihakana avuga ngo ntabwo ngukunda. Nick niko gufata inzira ahita yinjira mu nzu. Muri ako kanya Bea asigaye arakaye cyane, aravuga ati nayo mbonye amahirwe yo kubimubwira mbajije, none dore ndayangije. Muri ako kanya nibwo yahise areba inyuma mu modoka akuramo ka gakarito kanditseho one wish Willow. Abona ko kugira ngo icyifuzo cye gisubizwe agomba kuvuga icyifuzo ubundi agahita akavuna. Nibwo yagakuye mu gakarito, arangije aravuga ngo nifuzaga ko Nick yakabaye nkunda kuruta abandi bantu bose bo ku isi. Arangije muri ako kanya arakavuna, ariko akimara kukavuna yahise yiseka aravuga ati se ubundi ubu ibingibi ndimo ni ibiki? Agiye kwatsa imodoka ngo ahita agenda ava aho ngaho, nibwo yahise areba abona Nick yasohotse mu nzu ahagaze hanze, ndetse ahita atangira kuza amusanga. Arangije Nick niko kumubwira ati rero dore ngeze mu nzu, nibuka ko nakubwiye ngo wihangane kubera ipusi yawe yapfuye, niko guhitamo kugaruka. Undi aramubwira ati nta kibazo jya mu nzu ryame. Nick ari kubona ko atanyuzwe, arongera aramubwira ati se wakinjiye mu nzu tugasangira agakawa ndetse yewe tukaganira kubwo ipusi yawe yapfuye? Bea atangira kumva bimucanze kubera ko ibyo bintu atarabizi kuri Nick kuba yakitwara gutyo. Hanyuma Nick ariko atangiye kubona Bea nawe bimucanze, aramubwira ati mbabarire nimba ndi kwitwara nabi, ati ahubwo reka dutahane tujyane iwawe. Niko guhita yinjira mu modoka. Bea byaramucanze cyane, aramubwira dufite ikihe kibazo? Nick niko guhita atangira kurira, aramubwira ati ntabwo nakubwiye ariko papa wanjye arwaye kanseri, ati rero nsigaye ngira ubwoba bwo kuba narara mu nzu njyenyine. Bea niko guhita amubwira ati nta kibazo ngwino iri joro ujye kurara iwanjye. Baragiye, bageze mu rugo umukobwa atangira kuvuga ngo iyo nzu irahumura neza neza neza, irahumura nk'uko Bea ahumura. Bea atangiye kugira ubwoba, atangira kuba se
cya cyifuzo cyanjye nicyo cyaba cyasubijwe. Bea niko guhita ajyana Nick mu cyumba aho yagombaga kurara. Amugejeje aramusezera azimya itara ngo asohoke, ariko Nick ahita amubwira ati mbabarira winsiga mu cyumba njyenyine. Bea yahise agaruka, arangije aragenda ajya mu buriri ngo bararane. Muri ako kanya Nick yahise atangira kumusoma, ariko ahita yikanga mbega nkaho hari ikintu yari abonye, ndetse na Bea biramutungura cyane. Niko kumubaza ati si ibingibi ni ibiki Nick, ufite ikihe kibazo? Undi aramubwira ati ahari n'ubwoba. Muri iryo joro baryamye, Bea yarabyutse ajya ku mbuga nkoranyambaga, atangira kureba ka gakarito yari yaguze ngo arebe ko abandi kagiye kabakorera kakabasubiza ibyifuzo byabo, ariko nta kintu yahakuye kubera ko comment imwe yavugaga ko bikora, indi ikavuga ko bidakora. Arangije abura umwanzuro. Gusa iryo joro byarangiye araye hasi. Ubwo yabyukaga mu gitondo yatunguwe nuko Nick yari yabyutse afata ya pusa ayirambika ku bitambaro ayizengurutse indabyo ngo yo bari muri kiriyo cyayo. Rero ibonye ibyo bintu bimutera ubwoba, gusa Nick amusaba imbabazi amubwira ko atazongera gukora ibintu nk'ibyo ngibyo biteye ubwoba. Mu gitondo bajyanye mu kazi, hanyuma umushuti wa Bea ndetse akaba n'umushuti wa Nick niko kumubaza ati se Nick noneho waje gushaka kumubwira ko mukunda? Undi aramubwira ati ibintu byambayeho nijoro ni agahomamunwa kuko nta kintu cyabaye hagati yanjye nawe, ariko yahindutse bidasanzwe. Inshuti ye niko kuvuga ati numva ibyo bintu bitumvikana, ati kuko ubwo yaganiraga na mushiti wacu wundi yari yaramubwiye ko wowe nta kintu cyavamo, ati rero ibintu birimo ikibazo. Ndetse uko baganiraga Nick aho yari gukorera hirya ntabwo yari kubakuraho amaso, mbega ubona ko nta kindi kimuri mu mutwe usibye Bea. Nimugoroba baratashye, ariko bageze ku modoka Bea niko kubwira Nick ati si uyu munsi ntabwo ugomba gutaha ukajya mu rugo. Ndaramubwira ati ndabizi nanjye nje gufata agashakoshi kanjye nkigendera. Ubwo Nick yaratashye ajya mu rugo hamwe na Bea nawe agiwe. Yageze mu rugo atangira kuvugana n'inshuti ye kuri telefone, aramubwira ati buriya ntabwo wamenya ashobora kuba yasubiye ku biyobyabwenge akaba aricyo cyari cyamuteye kwitwara uko yakwitwayeho. Gusa muri ako kanya Bea yumvise umuntu akomanga, arangije ajya kureba, afunguye asanga ari Nick uri ku muryango. Bea arangije aramubaza ati se Nick uje gukora icyangahe iri joro? Undi aramubwira ati nabuze ukuntu nsinzira nakuri iruhande ntago nabishobora niyo mpamvu ngarutse. Ndetse rwose amwumvisha buryo ki yamukunze kuva kera ko yarabuze aho abihera, ko ahubwo atanabaho atamufite, ndetse yuko no mu kumujya kure bigoranye ari ikibazo. Bea we yarishimye kubera ko inzozi ze zari zisubijwe, arangije amwinjiza mu nzu. Kuva uwo munsi batangiye gukundana, urukundo rwose rurashyuha, ahantu hose bakaba bari kumwe bagasangira, bagafatana amafoto, bakaririmbana, bakararana, bagasohokana, mbega ibintu byari biryoshye hagati yabo. Inshuti zabo zarumiwe, ibintu byahise bihinduka mu ijoro rimwe ukagira ngo bamaze imyaka irenga 20 bakundana. Umunsi umwe rero basohokanye, telefone ya Bea yakomeje kugenda isona, ari wa mushuti uri kumuhamagara, ariko yanga kuyitaba. Ariko bibaye inshuro nyinshi ahitamo kujya kumwitaba. Mushuti we niko kumubwira ati inshuti yanjye reka nkubwire rero Bea, uriya mukobwa arimo arakubeshya, kubera ko ibintu byo kuvuga ngo papa wararwaye, papa we ntibajya bavugana rwose ntago amukunda, ndetse n'ibitaro yavuze ko se arwariyemo ntabyo naragenda baza nsanga nta murwayi bafite witwa izina rya papa we. Ndetse papa w'ahantu rero rwose ameze neza nta kibazo afite, bivuze ngo uriya mukobwa afite ikindi kintu ahishe, ahubwo arimo arakubeshya. Ko yibwiraga Bea yatangiye kwibaza ibyo ari byo, yumva biramuyobeye cyane kuko yahise atekereza ko nta kindi cyaba cyarabiteye usibye cya cyifuzo cya gihe yifuje. Yahise akupa telefone, arangije asubira kwicara, ariko ubona ko afite ubwoba bwinshi. Akimara kwicara Nick yahise amuha impano, aramubwira ngo ni akantu mu muryango wabo bagenda bahererekanya, ngo arakamuhaye kubera ko abizi neza ko bazabana ubuzima bwose. Undi yaragafashe ntiyakitaho cyane, arangije aramubaza ati se Nick koko papa wawe yaba arwaye kanseri cyangwa urimo kumbeshya? Umukobwa yararakaye cyane, arangije ahita ahaguruka arawuhakana cyane avuga ati What? No, 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 don't do that! I thought we were having... Why does it matter? I thought we were having a nice...
nk'uko ubibona bino bintu byari biteye ubwoba cyane. Umuhungu yaramubwiye ati humura turi kugirana ibihe byiza, ntabwo ndongera kubikubazaho nimba udashaka ko mbikubaza. Iryo joro baratashye mu ma saa 9, Bea yarakangutse ariko arebye ku ruhande asanga umukobwa ntago aryamye. Atangira kumuhamagara ati Nick uri hehe? Arebye mu nguni abona umukobwa arahagaze. Umukobwa niko guhita asakuza cyane ati kweri icyo utankunda nk'uko ngukunda. Umuhungu aramubwira ati ndagukunda Nick wigira ikibazo, ngwino uryame. Umukobwa niko kumusubiza ati njye ntabwo nshaka kuryama, nkunda kukureba iyo uryamye nibyo binezeza. Imagine uryamye ubizi neza ko umuntu atajya asinzira ahagaze arimo kugucunga. Bea yashatse kubyanga ariko umukobwa ahita asakuza cyane. Bea niko guhita aryama yihuta. Muri ako kanya ahita yumva ibintu byikubise hasi, arebye abona umukobwa afite ikivaze mu ntoki. Undi atangira kugira ubwoba aramubwira ati Nick urimo kunkanga, rekera aho ngaho ibyo urimo. Nick kubw'amahirwe cya kivaze yagishyize hasi arangije araryama. Bea yarabyutse mu gitondo amaze kwitegura ariko uriya mu ndorerwamo abona ko umusatsi we bawogoshe. Niko kujya muri salo ahantu Nick yari yicaye aramubaza ati se niwe wanyogoshe? Undi aramusubiza ati cyane. Arangije aramubwira ati ibi bintu ntuzabyongere. Undi aramubwira ati kubera ko ngukunda nta kintu ntakora, ikintu cyose waba ushaka nagikora. Bea niko kumubwira ati rero nimba ko kunkunda hari isezerano nshaka ko njye nawe tugirana. Ati ntabwo nshaka kuzongera kwigira nk'ibintu bikoraga nijoro kubera yuko biteye ubwoba. Umukobwa niko kurikiriza ndetse amusaba imbabazi, aramubwira ati ntabwo nzabyongera. Barangije barahoberana. Bea yarahindukira ngo ajye mu kazi ariko arebye ku rugi ahita yikanga. Yarakomeje aragenda atareba inyuma kubera ko yarabonye ko urugi Nick yarushyizeho scotch yigira nk'utabibonye. Ubwo yatangiye gukingura. Nick niko kumubwira ati nimba urugi rwakunaniye ese undi wabiretse tukigumanira ntujye mu kazi. Undi aramubwira ati byabyiza umwe muri twebwe iragiye gukora. Ati nta kibazo mfite cy'urugi ndimo ndarukingura ntanarushoboye. Muri ako kanya rwarakingutse, undi arasohoka ahita ajya mu kazi. Bea akimara kugenda Nick nibwo yahise ahaguruka. Ubona ko Bea asohotse Nick yahise abura ubwenge atangira no kwinyarira ahagaze wagira ngo ntago yahikura. Bea yageze mu kazi amasaha yo kurya aragera, niko gufata akabogisi umukobwa yari yamupfunyikiyemo ibiryo arimo arya. Wa mushuti wundi w'umukobwa niwe yisuza aramubwira ati aka gapapuro kariho se gashatse gusobanura iki? Umuhungu nibwo yarebye abona ko handitseho ipusi ahita amenya ko umukobwa yamupfunyikiye ya pusi yapfuye. Yahise agarura ibyo yari amaze kurya yihuta cyane. Nuko nimugoroba atashye yicaye mu modoka nibwo yongeye afata ka kabogisi. Arangije abonaho nomero zari zanditseho ngo just in case umuntu yaba akeneye ubufasha. Yarazihamagaye baramwita. Barangije arababwira ati se ko ibintu biri kugenda nabi ni iki nakora? Baramusubiza ngo nta kintu yakora, igihe cyose akiri muzima uriya mukobwa azaguma yitwara kuriya. Wamuvugishaga nibwo yatangiye guseka. Aramubwira ati se ushaka nkumvishe Nick ukuntu ari kuvuga? Bamushyiramo ijwi yumva Nick ari gusakuza cyane, niko guhita akupa. Arangije ajya mu nzu. Ageze mu nzu asanga Nick aracyahagaze hahandi. Nick amubonye ariko yahise ahava aramusanganira. Undi amurebye abona wagira ngo yariye inyama mbisi. Nick niko gutangira kurira ati sinaba nsa nabi cyane. Arangije aramubwira ngo mbabarira njye muri douche. Umwana aramubwira ati jya muri douche nsigare mpanagura ahangaha. Umukobwa aramubwira ati ntabwo nshaka ko njya kurengwe ntuhagarare ku muryango wa douche nibwo ndi koga. Yegera arahagarara atangira kumubwira ko agomba gusohokana na ya nshuti ye Ian. Umukobwa aramubwira ati se ngiye wanjyanye. Undi aramubwira ati iri ni ijoro ry'abasore nta bakobwa bemewe. Nick niko guhita amubwira nta bakobwa bemewe urimo urambeshya. Arasakuza cyane avuza induru biza kurangira bajyanye muri icyo kirori. Bageze muri icyo kirori hamwe n'abandi batangira gukina imikino. Ugafata itafari ukavuga icyo usanzeho hanyuma ugahita ugikora. Nibwo yafashe itafari ryari ryanditseho ngo nasoma umuntu begeranye kandi ntabwo yari wa mukobwa. Wa mukobwa yahise ahaguruka arangije aragenda asubiza inyuma umukobwa wari uhicaye kugira ngo ahicare. Arangije avuga asakuza cyane ngo Bea nuwe nta wundi muntu wamumukuraho. Gusa muri ako kanya nanone nibwo yongeye kwikanga nk'aho hari ikintu abonye. Arangije ahita afata icupa ararimena ryikubita mu maso. Abari aho ngaho bose bagira ubwoba. Baramufasha bamujyana kwa muganga, gusa wabonaga ntacyo yitayeho. Biza kurangira bamucyuye mu rugo batamuvuje. Bageze mu rugo noneho bihinduka bibi cyane. Bea akazamubwira ati ntabwo uri Nick, ba Nick nka Nick nyine nsanzwe nzi. Undi akamubwira ati naba Nick icyo ushatse cyose nakiba. Byakomeje kuba bibi. Atangira gufata icyuma wagira ngo agiye kucyitera azenguruka inzu yose. Gusa kubw'amahirwe biza kurangira yemeye kujya kuryama. Muri iryo joro
Bea yatangiye kwakira texte zivuye kuri wa mukobwa w'inshuti yabo amubwira ko amukeneye cyane ko bavugana ndetse ko natahagera ari bwiyizire kumureba, gusa undi ntabwo yashakaga yuko inshuti ye yaza muri urwo rugo rurimo uwo mukobwa. Yanyoyombye mu buriri gake gake arasohoka aratangira arambara, gusa muri ako kanya yise yumva ijwi rimubwira ngo ndakwinginze nica. Arebye asanga ni Nick. Arangije aravuga ati se nkwice kubera iki? Undi aramubwira ati vuga gakeya. Ati kuko wari undimo yasinziriye mba meze nk'ufungiranye, atari kubwo asinziriye ubu ngubu ni njye uhari, ndakwinginze nyica kuko ndi mu buribwe buhambaye. Undi niko kumusubiza ati ndaza kureba ikindi kintu nakora ariko ntabwo nakwira. Nibwo yahise asohoka ajya kureba ya nshuti ye. Inshuti niko kumubwira ko yari yabonye akandi kazi kigiye kuva muri uwo mujyi, gusa muri ako kanya ubwo bavugaga nibwo Nick yahise aza amena ikirahure cy'imodoka, arangije afata wa mukobwa umutwe we awukubita kuri vura inshuro utabara, aramwangiza cyane ndetse aramwica. Niko guhita yikanga aramubwira ati Bea mbabarira, ntabwo nashaka gukora ibi bintu atari kuri gutuma mpinduka nkaba mubi cyane. Ndetse aramubwira ati dore niwe watumye nkora ibi bintu, rero ugiye kumfasha uyu mukobwa tumushyingure. Bea nta yandi mahitamo yari afite, bafashe umurambo barawutwara. Iryo joro yahise yirukanka asubira muri ya butike ahandi yaguze ka kantu, niko nawe gutangira gutonganya uwo yari ahasanze. Aramubwira ati kuki mucuruza bino bintu kandi muzi ko bitereye ibibazo bingana biri? Uwacuruzaga niko kumubwira atari aho ngaho hari ku gakarito hariyo amawaningi menshi mbere yuko ugakoresha, ahubwo we ntiwigeze usoma. Niko kumubwira ati se bino bintu nabikemura gute ko nshaka ko uriya mukobwa agarura ubuzima? Niko kumusubiza ati keretse nugura kandi warangiza ukagaha umuntu agakora icyifuzo mbega gihangana n'icyawe, mbega akaba yakifuza yuko Nick yarekeraho kugukunda. Bea nibwo yahise yibuka ko afite inshuti ye, arangije agura akandi kantu. Yageze mu modoka atangira kukavuna ngo arebe ko we yabyikorera, gusa kanze kuvunika. Niko guhita agashyira ya nshuti ye. Yageze yatangira kumusobanurira ibyabaye byose, inshuti yari kukabona meze nk'itabyemera neza. Yahise amubwira ngo icyo agomba gukora ni ukugafata agavuga icyifuzo yarangiza akakavuna, gusa inshuti ye ntiyatindijemo, yahise ivuga ngo irashaka miliyoni y'idolari. Ako kanya ibifaranga bihita bimanuka aho ngaho. Bea yahise buri kintu akora, arangije arataha ajya mu rugo. Agezeyo asanga wa murambo wa wa mukobwa Nick yawufashe awushyira ku ntebe ngo ni ukugira ngo amushimishe. Bea yagiye muri dushe afata imbunda ngo yirase ariko biramunanira. Arangije nibwo yarebye abona imiti myinshi, arangije arayinywa. Niko guhita ajya muri salo abwira wa mukobwa ko yamukunze, aramusoma. Ubundi imiti itangira gukora, ahita yikubita hasi. Umukobwa yararize cyane aravuga ati ibi ngibi ni ibiki ukoze, urabona nzabaho nte wowe udahari? Kanya gatoya Bea yari amaze gupfa. Umukobwa niko kurira cyane arasakuza. Hashize umwanya ubona ko agarutse ubuzima, mbega abaye Nick wa nyawe. Aratungurwa n'ibintu yari ari kubona kuko atarazi uko byagenze. Filime yacu irangira uko nguko, umuhungu apfuye azize kwifuza ko umukobwa yamukunda kuruta abandi bantu bose. Iyi ngiyi ni filime yitwa Obsession, ni agafilime keza ku bantu mukunda filime z'amathriller cyangwa se horror movie. You can enjoy it and subscribe.